Maze kuba turirimba duhimbaza ariko ndashaka kuririmba ngiye mu buryo bwo kuramya cyangwa mu buryo bwo gusenga. Uririmba mu bice bikeya by'indirimbo ya 417 ivuga ngo Yesu ni umukiza namwiringiye, ari nayo ntekereza irimo ibiri ku mutima wanjye bijyanye n'ibyo tugiye kuganira, bijyanye no gushorera imizi muri Kristo. Ariko turarimbana namwe. Ni indirimbo tujya twigisha tukayigisha ndetse n'abana batoya hariya nabo barayise. Yesu numukiza ndamwiringiye. Nibavugaho ndamwiringiye uzamurijwe cyane. Ndamwiringiye n'igiti cyatewe ku mugezi. Sinkinyeganyega kuko ankomeza. Sinkinyeganyega kuko ankomeza. N'igiti cyatewe ku mugezi. Ndamahoro pe. No mukisinuma ewe muriwe. No mukisinuma ewe muriwe. Igiti cyatewe ku mugezi. N'amahoro pe. Iyo ngiye kugwa arandamira. Iyo ngiye kugwa arandamira. N'igiti cyatewe ku mugezi. N'amahoro. Iyo mbonye ibyago arandengera. Iyo mbonye ibyago arandengera. N'igiti cyatewe ku mugezi. N'amahoro pe. Satani yanteye ntabwo anshobora. Satani yanteye ntabwo anshobora. N'igiti cyatewe ku mugezi. N'amahoro. N'igiti cyatewe ku mugezi. N'amahoro. Dukomere Imana yacu amashyi tuyishimire cyane kuko ari iduha kwegera igiti cy'ubugingo. Uri Adamu amaze gukora icyaha muri Edeni baramwirukanye kugira atarya ku giti cy'ubugingo, hanyuma akaguma mu cyaha. Ariko turashimira Kristo ko ari we giti cy'ubugingo. Haleluya. Kandi kubwo kwizera tubasha kumwegera, tubasha kumuryaho, tukabasha kubaho Imana iri, tukabana nayo iteka ryose. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Jean Pierre Kanyambo, umupastor hano. Nabonye twagize umugisha wo kugira abashyitsi bashobora kuba baje hano bwa mbere, cyangwa se n'abandi bari bamaze iminsi bataboneka. Masengesho tugeze ku munsi wa 4. Uhereye ku munsi wa mbere abayabaye mongera ngo mwabonye ko Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Kandi ko hari uguhemburwa, harimo gusubizwamo imbaraga, harimo guhishurirwa, harimo no kubakwa. Kandi n'uyu munsi Imana igenda idukura mu bwiza idushyira mu bundi burutaho. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Intego turimo kuganiraho irazwi, ngira ngo bamwe twayifashe no mu mutwe. Mba nifuza ko dufata ijambo ry'Imana mu mutwe. Buri mu bintu ngiye bimfasha cyane.
kandi ntitunafate rikeya tugafata ryinshi. Ijambo rya Kristo ribe muri twebwe rigwiriye. Haleluya, haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana ririmo intego, ari nayo tugiye kuganiraho. Uri kuri media ngira ngo aradufasha abe sharp, kuko nshobora kuvuga ibyanditswe byinshi nubwo ntagendana namwe kuri ritime yo kubisoma, ariko nkunda ibyanditswe byinshi. Manumva bituma menya ubugari, uburebure, ubutambike, ikijyepfo cya Kristo, bigatuma namwiga cyane kugira ngo mumenye, sobanukirwe uwo ari we, kandi bitume nanjye mbasha ko uba uwo ashaka ko mbawe kubwo kwiga ijambo rye. Dusome hano rero mu Bakolosayi ibice 2, umurongo wa 6 kugera nubwo twasoma kugera ku wa 9. Kadusome mu izina rya Yesu. Abakolosayi, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 2, umurongo wa 6 kugera ku 9. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, iyo bahawe na ba sekuruzaho karande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Nuriya wacumika bati kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Iri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Nubwo dusomye henshi imirongo myinshi cyangwa se amagambo atandukanye, ariko intego ravati dushorere imizi muri Kristo. Niko ubuyobozi bw'itorero bwadufashije kugira ngo tubiganireho, niryo yerekwa rihari. Gushorera imizi muri Kristo tumaze iminsi tubyigaho, n'abigisha benshi bagiye babivugaho, ariko buri munsi uko usoma ijambo ry'Imana rigenda riba rishyashya. Haleluya, haleluya. Ndimo kumvira ijambo, narirebeye ngewe cyane cyane mu mateka. Abati se abagendanye n'Imana bashoreye imizi muri yo gute? Se ubundi iyo mizi ni iyihe? Se ubundi inyungu zo kuba twashorera iyo mizi muri Kristo zaba ari izihe? Ariko ikindi ukibaza ati se ubundi bisobanuye iki? Icyo mbona bisobanuye nuko bitugereranya n'ubuzima bw'igiti. Igiti nicyo kigira imizi, kandi niko ijambo ry'Imana nyine ritwereka. Iyo urebye uko Yesaya yanditse mu bice 61 umurongo wa 3, hari aho Yesu avuga ngo, bitangira bivuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yansigiye amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abagwa neza, bigakomeza imirimo Kristo agomba gukora yo gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, gushyiraho umunsi w'amateka, umwaka w'imbabazi kuwutangaza. Hanyuma ngo namara gusohoza ibyo byose nibwo azaba abashije kuturema. Naturema turahinduka iki? Ngo turahinduka nk'ibiti. Uwo murongo ni kuvuga ibiti byo gukiranuka. Hariya kandi niko tumaze kuririmba ngo no muki ntabwo ngira gute, ntabwo numa. Ntabwo ari igiti cyose, ni igiti cyatewe hehe? Hafi y'umugezi. Ibiti byo gukiranuka, noneho ngo biheshe Imana icyubahiro. Ayo ni amagambo meza y'ukuri kw'Imana, kandi numva ari samari y'imibereho y'abari muri Kristo Yesu. Kuko nyuma y'ibyo Yesu Kristo yakoze, afite amatsiko. Ku musaraba yaravuze ati mfite inyota. Ngira ngo yaranyotewe no kureba itorero rizabyakira gute, rizabigenderamo gute, bizazana umurimo nkoze impact yawo ni iyihe, umusaruro uzazana n'uwuhe. Yesu amaze gukora biriya byose, kandi muribuka ko aza mu isi n'ubundi yinjiye mu rusengero. Luka nawe yarabyanditse, ari amagambo ari mu buhanuzi bwa Yesaya, ngo yinjira mu rusengero, afata umuzingo, asoma ayo magambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Arangije nk'uko nyine namaze kuyavuga, arangije arababwira uti uyu munsi, ariko harimo kuko ari amagambo arimo amateka akomeza kugera n'uyu munsi, harimo ayo atavuze uwo munsi,
ntariya gushyiraho umunsi w'amateka ntiyabivuze kuko nturagera, turawutegereje imbere. Avuga biriya bisiyoni barira, kubashyiriraho itegeko, kubwiriza ubutumwa, agira ahantu agarukira, arangije aravuga uti uyu munsi ubwo buhanuzi busohoye mu maso hanyu, uyu munsi birasohoye. Haleluya, haleluya. Hari indirimbo abarokore tujya turirimba ngo turi mu gihe cyiza cy'umunsi w'agakiza. Yesu yarangirije byose ku musaraba. Twemera Imana amashyi ko twavutse ku munsi mwiza. Twavutse ku munsi mwiza, Yesu yarangije iriya nshingano. Haleluya, haleluya. Iriya nshingano yo kuducungura yarayirangije. Iriya nshingano yo kutubera igitambo kizima cy'ukuri kandi cy'iteka ryose yarayirangije. Inshingano yo kuvuga ubutumwa, inshingano yo kuduhuza na Data, inshingano yo kutugira abana, kuduha identite. Buriya ikibazo kinini cyane abantu ndetse barokore bamwe banagira no kudasobanukirwa uwo uri we, identity yawe. Hari ibyo bita ngo crise d'identité. Umuntu agatekereza ko yahinduka icyo ari cyo cyose, ariko ndi umwana mu rugo rwa Data, ndi umuvukanyi wa Kristo. Komera Imana amashyi identite yawe. Haleluya, haleluya. Ugomba kumenya uwo uri we, ibyo bikaguhesha kuba utanyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nakunze ubuhamya bwa bariya bahungu ba Danieli n'aba ba Morodekayo, bati urapfukamira Hamana, bati ndamupfukamira gute se kandi ndi umuyuda? Kwebwe abayuda ntago dupfukamira. Impamvu ntabikoze, abandi bapfukamira Hamani, ngewe ntabwo nabikoze kuko ndi umuyuda. Nawe jya uvuga uti ndi umukristo. Mperutse kubona igiterane cyiza cyabereye hariya muri Kankigali umudugudu twegeranye hano wa Kumukenke, kivuga ati ndi umukristo. Haleluya. Wongera uhamye n'umutima wavuga uti ndi umukristo, nzahora ndiwe. Bivugiye byature. Ndi umukristo, nzahora ndiwe. Mu bintu byose ngeze hehe? Ngeze kugupfa. Haleluya. Gushorera imizi muri Kristo rero, icyambere nuko umenya uwaguhamagaye uwo ari we. Hanyuma ukamenya n'uwo yakugize. Abo turi bo kandi nibyo bigena ibyo dukora. Haleluya, haleluya. Nigeze kuba nkorera ku mudugudu umwe hano, nahageze kuva muri 2022. Maze imyaka 4 nkorera hano. Ariko mbere nakoreraga hano Ibatsinda naho mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ndi mukuru mu mujyi wa Kigali, nahageze vuba 2018. Ariko ndaho ngaho ku mudugudu w'Ibatsinda, igihe kimwe ndimo nsengera umurimo w'Imana, mbaza Imana ati se mbikore gute n'iki? Dusengera umurimo w'Imana, ariko Imana iduha icyerekezo, ariko ivuga ijambo rimwe riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15. Ku murongo usoza wa 16 w'icyo gice. Imana intumaho nasenze. Buriya nubwo ibyanditswe tubisoma, ariko umurongo Imana iguha nk'igisubizo cy'ibyo urimo gusengera, burya nawe uhinduka amateka yawe, uhinduka ubuzima bwawe, ukaguha icyerekezo ndetse ukanaguhindura mu byo wibwiraga. Imana mu murongo iravuga ati si mwebwe mwantoranije, ni njye wabatoranije, mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto. Haleluya, haleluya. Iyo urebye ku murongo wa 8 w'icyo gice, uwo murongo wa 8 n'uwa 16 birerekana bikavuga ati uko kwera imbuto ngo nibyo byubahisha Data. Haleluya. Guhesha Imana icyubahiro hariya muri Yesaya havugwa nuko twera imbuto, kandi imbuto zacu zikagira gute? Zikagumaho. Mwera imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kandi ni mwera imbuto nibyo byubahisha Data. Abitorero, iyo niyo expectation y'Imana. Ubona nimo nsengera umurimo w'Imana, bimwe twabona tutabishobora, ariko arabati ubwo ari nge wabatoranije munyiringire. Nabatoranije mfite umugambi, mfite icyo nabashyiriyeho, kandi munyegere nkibamenyeshe, nkibasobanurire, mbahe n'imbaraga zo kugikora. Ariko uwanzaniye ubwo butumwa muri uwo murongo, kuko iyo unzaniye ubuhanuzi butarimo ibyanditswe, hari igihe mba confused, simbimenye. Ati Imana ikugiriye neza, ati Imana iza gukura hano ikujyana aha, ibyo Imana ibihora ibikora. Ariko mbyumva cyane bishyizemo umurongo ubakinga ibyo urimo ushyigikira. Niho uwo nguwo rero wanzaniye ubutumwa. Ndashima Imana ko yashyize impano mu itorero. Komera Imana amashyi. Ubu twicaye aha ngaha, impano z'uburyo butandukanye.
zirimo gukora, uwerekwa, impano yo kwigisha, impano yo kwizera, impano zitandukanye Imana yazishyizemo kugira ngo zungure itorero, kugira ngo itorero rya Kristo, niko twasomye ngo ribe umubiri wa Kristo ushyikirwamo byose, kandi ari nawo akoresha mu by'ubwami bwe hano. Haleluya, haleluya. Imana rero ishimwe kuba muri aya magambo. Icyo Imana idushakira gushora imizi ni ukugira ngo nidushora imizi tubashe kwera imbuto, kandi nitwera imbuto biheshe Data wa twese icyubahiro. Imbuto zimeze gute? Imbuto zigumaho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ry'Imana. Ushobora kwibaza se imizi nashora ubundi n'imizi bwoko ki, cyangwa se nabikora gute? Ariko iyo urebye hano muri iki cyanditswe twasomye, avuga ngo mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we mukomejwe no kwizera. Umuzi wa mbere nshaka kuvuga, nk'uko igiti kigira imizi myinshi, hakabaho uriya muzi bakunda kwita pivotal, n'indi mizi mitoya. Mu bintu bigendanye n'Imana, umuzi ukomeye cyane ni umuzi wo kwizera. Haleluya, haleluya. Hano niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mukomejwe no kwizera. Yuda nawe yarabyanditse mu gice kimwe umurongo wa 20 ngo mwikomeze ku byo kwizera byera cyane. Mwikomeze ku byo kwizera byera cyane. Ibi byose ni ibyera ariko ibyera cyane ntekereza ko ari ibivugwa n'uwera cyane. Haleluya. Nubwo hano muri Bibiliya harimo amagambo yavuzwe n'abantu, harayavuzwe muzwa n'ay'indogobe yavuze na yarahari, siko bimeze se? Ariko amagambo yavuzwe n'umwami Yesu Kristo, amagambo Umwuka Wera avuga, tuyikomezeho cyane. Haleluya, haleluya. Hari n'amagambo kandi abashumba tuvuga y'impuguro, duhugura abantu, nibyo ni byiza, ariko ikintu gikomeye cyane amagambo y'umwami Yesu Kristo tugomba kuyikomezaho, akatubera urufatiro rw'ibyo twizeye, kandi akaduhesha ibyiringiro by'ibyo tuzabona, kandi akatubera umuyoboro. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nkunda kubiganiriza abakristo mu bihe bitandukanye, yaba ari classe y'abigira umubatizo, cyangwa nubwo waba uri umugeni, nubwo uvuga uti abubatse, ati pastor ngwe nuganiriza abubatse, ikintu cya mbere ikintu umuntu wese agomba kwiga, n'ubu ngubu tugomba kwiga, ni ukwiga amagambo y'umwami Yesu Kristo, kuko yaravuze uti mubigishe kwitondera ibyo navuze byose. Matayo 28:18 ndetse na 19. Haleluya, haleluya. Transaction zose z'Imana zinyura mu kwizera. Hari ukwizera nyine, ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko hari na kwizera ukoresha nawe ukemura ibibazo byawe, ukagukoresha. Muribuka Yesu ubwo yarari ku musozi asenga, abigishwa be baratsuka mu bwato, ariko bageze hagati umuraba, bahura n'umuraba, hanyuma Yesu abanyuraho, ntibamumenya ariko Petero aravuga ati niba ari wowe reka nanjye nzi. Muzi uko yaje, ariko mo hagati yareba, arebye kumira, muzi uko yaragiye kurohama, kwizera kwe kugabanutse. No mu buzima bwacu bwa buri munsi bisaba ngo dukoreshe kwizera buri saha, buri munota. Haleluya. Kugira ngo imiraba, imiyaga, kiriya giti batubwiye, ibiti bishobora guhura n'amapfa, niko twazirimbye ngo no muki, ibiti bishobora kurimburwa n'umwuzure. Njya mbona imyuzure iba, ibiti bikariduka bikagwa hasi. Njya mbona kandi n'umuyaga ubwawo wonyine nawo ukubita ibiti hasi. Muzi ko ibyo ubuzima bwacu bwo mu isi bufite ibimeze gutyo. Imiyaga igiza, duhere nko ku muyaga w'imyigishirize warateye mu itorero rya mbere. Hari aho intumwa zavuze ati ndabizi ko nimara kugenda hazaza amasega aryana akinjira mu itorero. Kandi na Yesu yabivuzeho
mu migani yagiye avuga igendanye no kurinda inyigisho nzima. Aravuga ati umubibyi yabibye iki? Imbuto. Ariko noneho ngo abantu basinziriye umwanzi araza abibamwo iki? Urukungu. Urukungu ni inyigisho z'ibinyoma zagiye zinjirira itorero. Noneho abantu hari n'abashinze amadini ashingiye ku bintu bitajyanye na doctrine. Abantu bakabigenderamo ndetse bakanabisumbisha n'ijambo ry'Imana. Hano ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyo ntibikwiye kuturangaza, ibyo bijyanye no gukurikiza imigenzo y'abantu itari ugukurikiza Kristo. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwacu rero hari imiyaga tugomba guhura nayo. Uriye uvuga ati bamvuze ati none nasitaye ati ntango nyikomeje ziragakiza, ubwo urumva umuyaga wagukubise hasi, ubwo nuvuga ngo hari imizi udafite. Undi muzi wundi navuga ni umuzi wita wo gutungwa n'amagambo y'Imana. Amagambo Imana ikuvugaho, amagambo Imana ivuga, amagambo Imana yandikishije ni amagambo akomeye cyane. Ndibuka Yesu amaze kubatizwa, muzi ko yagiye mu butayu kugeragezwa na Satani. Ariko mbere yuko ageragezwa na Satani, Yohana amubatiza, ijwi ryavugiye mu ijuru. Igihe yamubatizaga ijwi ryavugiye mu ijuru, Mwuka Wera amujyaho ku rutugu, ijwi riravuga ati nguyu umwana wanjye nkunda nkagira gute? Siko Imana yari yavuze. None wageze mu butayu, iryo jambo Yesu yarifashe nk'ijambo rigomba kumutunga, agomba kugendera ati data aranyishimira. Haleluya, haleluya. Ati kandi ndi umwana wayo yishimira. Satani wahitaza aravuga ati niba uri iki? Niba uri iki? Kugira ngo ashaka kumwibagiza ko ari umwana w'Imana, nyamara Imana yo yavuze ko ari umwana wayo ndetse igize gute? Yishimira. Noneho ibindi kubera ko yarazi icyo Imana yamuvuzeho, icyo Satani arimo kuvuga ntabwo cyamukerereje ngo agwe hasi. Yarashinze imizi mu ijambo ry'ubuhamya Imana yamuvuzeho. Nagira ngo ubuhamya abantu bagutangira, akenshi nk'ubu tujya tugira ati zana icyemezo cy'ubuhamya ko wakijijwe, ko wabatijwe, ko ubwo ni ubuhamya bwiza. Ariko ubuhamya Umwuka Wera gutangira nibwo buhamya bukomeye cyane. Haleluya, haleluya. Kuko ikigendero si kugira ngo umere nk'ushimwa cyangwa n'igihe ushobora kumera nk'ugawa, kuko intumwa za Kristo nazo zagiye zinyura mu bihe bagasa n'abagawa. Ariko Imana yo igize gute? Ibishimira. Hari igihe abantu babona umuntu ahuye n'ibigeragezo bakavuga ati buriya nta Mana afite. Ariko muri bukabariya ba Yosuwa baravuze ati niba Uwiteka atwishimira azaduha iki? Icyo gihugu. Ari igihugu cy'amata n'iki? N'ubuki. Haleluya. Umuziroro wo gutungwa n'amagambo y'Imana ukayubakiraho, ukamenya icyo Imana ikuvugaho, ukamenya niba n'ikintu yakunenze nyine ukavuga uti iki gihe kigomba kugikosora kuko Imana ntabwo ikishimiye. Haleluya, haleluya. Undi muzi navuga ni umuzi wo kumvira ijambo ry'Imana, kumvira. Kuko amateka agenda yerekana ko abantu bagiye bumvira Imana babiboneyemo umugisha. Haleluya, haleluya. Kumvira Imana ni ngombwa. Kuko iyo twumviye Imana ni nako tujye turirimba ngo jya umwizera kandi jya umwumvira, ujye unyurwa na Yesu. Uzuko tufite abakristo bagenda batanyuzwe. Hari ingero hano nkeya turi buze kubona zigendanye n'ibihe Abisiraheli babayemo bari mu buzima bumeze nko kwivovotera Imana. Bari mu buzima bumeze nko kutanyurwa. Bari mu buzima sino kuvuga ngo bumeze n'ubuzima bwo kutanyurwa ndetse no kwivovota. Uko Imana yigeze ibivugaho irimo kubagaya. Reka dusome imirongo ahari mikeya ishobora kuba yabyerekana. Hari nk'igihe bari ku nyanja itukura. Urebye hano mu kuva mu bice 12 umurongo wa 11. Bakibona inyanja itukura
ngaruke kuri uyu murongo urashaka kugaragaza ko batizeye. Mose turapfuye. Ibyo bijyana no kutamenya imbaraga z'Imana, kutamenya uwo bari kumwe. Aho ngaho icyo gihe cyabaye igihe cya mbere Imana yabagaye ko batizeye. Hari aho bageze ahitwa Imara, biri mu Kuva 15:24. Imara naho hari ikibazo reka tuhasome Kuva 15:24. Babaye byagaragaye ko batari bashoye imizi mu kumenya neza uwabahamagaye. Reka ahangaha tuhasome, ndaza no kuvuga n'ahandi. Hari aho Imana yavuze ko bayisuzuguye ibihe bigera mu 10 mu rugendo rwabo. Imara Kuva 15:24. Haravuga ngo abantu bitotombera Mose baravuga bati turanywa iki? Ahangaha cyari ikibazo cy'amazi cy'inyota. Mu rugendo tujya natwe ikana tujya mu ijuru, hari ibibazo ko bati nkeneye diplome, nkeneye inyota yawe y'abantu iri mu buryo buri holistic. Inyota y'ibyo wunguka mu buryo bw'ubumenyi, ibyo watunga, ibyo mu buryo bwo mu mubiri ibyo ukeneye. Ariko inyota yose ntabwo ikemurwa no kwivovota. Yesu aravuze ati kwiganyira byabungura iki? Ntimukiganyire ngo muzarya iki cyangwa muzanywa iki. Haleluya. Kuko abapagani aribo biganyira iki? Ibyo. Haleluya. Ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzagira gute? Muzabyongerwa. Igihe cya gatatu bagaragaye ko badashoye imizi, biri mu Kuva 16 kabiri umurongo wa 3. Mu butayu bw'Isini banze manu. Bati twajyaga turya amadegede, twajyaga turya ibingibi, ati none imanu ya buri munsi. Ati ibingibi turabibuze, manu iyi manu niyo babona ko tugomba kujya turya. Urumva aho ngaho naho Imana, kandi Imana buriya yari ifite intego. Bundi mu kubagerageza muri iyo nzira yose, ngo yashaka kubigisha ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa kayo. Haleluya. Ibirenge byabo ntago byabyimbaga, imyenda yabo ntiyasazaga. Ubu muri twebwe ngira ngo mu myaka 10 ufite imyenda yankwiraga mu myaka 10 ntabwo ikinkwira. Ariko bo reba imyaka bamaze, Imana yaberetse ko ariyo ibatunze kandi ibabeshejeho. Haleluya, haleluya. Igihe cya kane nanone banze kubika manu. Imana yari yababwiye ngo bajye babika manu, bajye bafata manu y'uwo munsi. Bo bakoze ikosa ryo kubika noneho manu, kandi byari bibujijwe kugira gute? Kuyibika. Bagomba gufata y'uwo munsi. Ariko ku isabato, kuko ho batajyaga, niho bashoboraga gufata iby'iminsi 2. Bo noneho ku wa mbere bamwe bagatora byinshi, kandi instruction ibwiriza rivuga ko ari ugufata iby'uwo munsi. Bibiliya iratwigisha ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aho ngaho naho babishe itegeko ry'Imana, barakaza Imana. Ikindi gihe Imana yari yababwiye, igihe cya gatanu barakaje Imana. Imana yari yababwiye uti nimugatore manu ku isabato. Ku isabato ni umunsi w'ikiruhuko. Buriya hari igihe principe y'isabato abarokore bamwe ntibajye banayumva, bagira ngo isabato yo tuyivuze tuba tuvuza abadivantiste mu munsi wa 7. Ntabwo ari cyo bivuga. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'Umwuka Wera. Icyo bishaka kuvuga nuko ntabwo intwari zinesha kubera ko zifite ibikoresho byinshi cyangwa imbaraga nyinshi. Imana ishaka ko tuyiringira. Haleluya. Na cya gihe batakoze,
Imana ikaba aho imbaraga zawe zarangiriye, Imana ikerekana imbaraga zayo. Ariko ikintu gikomeye harimo principe yo kuruhuka. Imana izi ko turi abanyantege nkeya. Uzarebe yumaze igihe ukora cyane, nge mpita numve umutwe meze nk'uwirengereye narwaye pe. Kuruhuka ni ngombwa. Haleluya, haleluya. Tukagira igihe cyo kuruhuka, tukagira igihe cyo gufata n'umwanya uhagije w'ubusabane n'Imana ku isabato. Isabato Bibiliya iratubwira ko Yesu ari we mwami w'iki? W'isabato. Yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndagira gute? Ndabaruhura. Niwe ushobora kuturuhura, kuko n'ubundi nubwo abantu bakora cyane, abadakijwe ahubwo niko n'amaganya arushaho kuba menshi, n'akaga kakomeza kwiyongera mu isi, kubera ko umwami w'isabato bamwimuye. Hariho n'ibindi bihe bagiye bacumura ku Mana. Ejo twarabibonye igihe bakoze ikimasa cy'izahabu mu Kuva 32:7-10. Hariho n'ubundi gihe habonetse ikibazo cy'amazi Refidimu Kuva 17:2-7. Hari naho n'ubundi bivovoteye urugendo barushye cyane ahantu hitwa Itabera. Hari n'ahandi hitwa Kiboroti Hatava. Reka tuharebe Kiberoti Hatava, Kubara 11:4-6. Kubara 11:4-6. Reka naho tuhasome turebe ikibazo bahuye nacyo, kuko icyo ndimo gushakira izi nyigisho ni uko ubuzima bwacu kugira ngo ushore imizi ugomba no kwigira kubanjirije. Haleluya, haleluya. Kubara 11:4-6. Ntabwo hose tuhasome, turasoma hakeya. Kubara 11:4-6. Screen hariya ndabona zitariho, ubundi nizo zajyaga kumfasha. 11:4-6 naravuga ngo ariko none turumye ntacyo dufite kandi nta kindi tureba kitari manu. Manu yo yasaga n'utubuto tw'ibyatsi twitwa gadi. Ishusho yayo yasaga n'iy'ubushishi buva ku giti cyitwa budola. Ariko hano usomye mu mirongo ibanza uraza kubibona nuko nta mwanya afite wo kubijyamo. Ikindi bagomeye hano hitwa Ikadeshi Barnea. Muribuka batuma batasi abantu bakazana inkuruti, abantu bariyo n'abagabo barebare b'imbaraga, ati ntabwo bizashoboka. Ariko bari abayoso baravuga ati niba Uwiteka agize gute, twebwe abo bantu tuzabarya. Hariya Ikadeshi Barnea niho Imana yanabavuzeho, iravuga ati Karebu rwose kuko yomatanye n'umutima wanjye, kuko yampamije, Imana imuha irindi sezerano. Izi ni ingero z'imiyaga cyangwa ibibazo bisa n'ibyo natwe tunyuramo mu buzima bwacu bwa buri munsi, bitunyeganyeza. Rimwe na rimwe abantu batashoreye imizi muri Kristo bakaba banyeganyega. Ubuzima bwacu bwa buri munsi no kugira ngo dushore imizi bisaba ko duhindura imitekerereze yacu ku buzima. Ubuzima ujye ubutekereza nk'urugendo rwo gukurikira Yesu. Urwo rugendo kandi rukaba ari urugendo rufite intego, kuko muri urwo rugendo iyo umuntu afite intego yaho arimo kugana, harimo ibintu bitamukerereza. Hano Paulo yaravuze uti ndamaranira kugera aho dutanguranwa, mu Bafilipi 3 uhereye ku 10 kugera ku 14, ngo mpabwe ingororano yo guhamagarwa kwavuye mu ijuru muri Yesu Kristo. Arimo atumbira iki? Ingororano azabona urugendo rugeze gute? Rurangiye. Haleluya, haleluya. Noneho niho hari naho avuga ati nibagirwa ibiri inyuma ngatumbira ibiri hehe? Ibiri imbere. Nubwo ari umunezero nahura nawo mu rugendo, umunezero uruta uri imbere, uruta uwo naba narigeze kugira. Abantu Imana hakatuntu abantu bagatangira kwitera hejuru, ntibakiboneka mu rusengero, ati imirimo yabaye myinshi, utagifite akazi ko wazaga. Ati akazi kabaye umunezero wawe wuzuye. Umunezero wacu wuzuye ntabwo ari aho ngaho uri, tuwutegereje imbere. Haleluya, haleluya. Niba ari n'ikibazo wahura nacyo kikakuremerera, tuzi ko
ijoro ni iry'igihe gito. Icyo kibazo kigereranye n'ijoro, igihe kiragera bugacya, Imana ikazana amahoro. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu rero tugomba guhora dutumbira intego, aho hirya y'urugendo, iherezo ry'urugendo hari iki. Ikindi bisaba ko dutekereza kugira ngo dushore imizi. Ubuzima bwacu tugomba kubutekereza muri urwo rugendo nyine nk'isiganwa. Haraho ijambo ry'Imana, nkunda ijambo ry'Imana ahantu hatandukanye. Hariya mu Baheburayo 12 haravuga ngo muri urwo rugendo rwacu ngo dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera. Haleluya, haleluya. Ariko noneho bakavuga ngo twiyambure ibituremerera muri urwo rugendo. Haleluya. Kugira ngo dushore imizi nuko twiyambura ibituremerera, ngo ni icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Ku bwa kamere yacu y'umubiri icyaha kibasha kutwizingiraho. Ariko ngo muri uru rugendo hari igihe umuntu atumbira umwana w'umuntu, kandi umwana w'umuntu nawe ari umunyantege nkeya, ariko Yesu ngo niwe banze ryo kwizera kandi niwe ugusohoza rwose, niwe tugomba kureba, kuko urwo rugendo yararugiye ararurangiza. Hari igihe umuntu akubwira inkuru y'ikintu ataranyuramo, ariko Yesu Kristo ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe nzira kandi niwe bihembo. Haleluya. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Niwe nzira kandi akaba n'ibihembo byo kurushanwa. Haleluya, haleluya. Ikindi navuga muri iryo siganwa, kuko uzarebe nka rirasiganwa ry'amagare riherutse kuba ryitwa UCI. Abantu iyo bari mu isiganwa ngo usiganwa yirinda muri byose. Bamwe basiganirwa guhabwa ikamba ryangirika, ariko twebwe duharanira kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Ikindi tugomba gutekereza ubuzima bwacu nk'intambara, kuko iyo niwibwira ko nta rugamba ruhari biraza kukunanira. Ugomba gutekereza ko ubuzima ari intambara, ariko iyo twebwe muri iyo ntambara tugomba kurwana intambara nziza. Haleluya. Satani azagushoraho intambara mbi, kandi akorera mu mitima y'abatizera bazakurwanya, kuko niba bararwanije umwana w'Imana nawe bazagira gute? Ntabwo twagira ubukristo butarimo intambara, ntabwo bishoboka. Kandi umwanzi ahari byashoboka se gute? Ariko twebwe icyo dusabwa ni ukurwana intambara nziza yo kwizera. Haleluya, haleluya. Muri iyo ntambara rero bisaba ko ari intwaro z'ubwirinzi, kuko iyo uvuze uti ndakomeye ugatekereza ko bishingiye ku mbaraga zawe birakunanira. Hano mu Bakorinto ba mbere ibice 10 uhereye umurongo wa 10 kugera ku wa 13 harimo umurongo uvuga ngo uhagaze yirinde atagwa. Uhagaze yirinde atagira gute? Bibwira mugenzi wawe ati uhagaze yirinde atagwa. Iri jambo rireba abahagaze, abapagani bo baraguye bararambaraye bari hasi. Itorero nitwe duhagaze. Haleluya. Noneho biradusaba ngo tugendere rero mu bwirinzi kugira ngo utagwa. Haleluya, haleluya. Hari igihe uvuga uti urugo rwanjye rurakomeye nta kibazo, ati zirango njya numva harya zisenyuka, biba byagenze gute? Nagira nkubwira ngo uhagaze yirinde atagira gute? Ukabona umusore ati buriya se byagenze. Niba udasenga rwose wagwa pe. Hari umuzi wundi ntavuze, umuzi wo gusenga. Gusenga ubudasiba, ijambo ry'Imana ubwaryo riraremereye. Umuntu wigeze aduha urugero aratubwira uti ijambo ry'Imana atanga urugero ravuga ati hari n'urugero rw'abantu ariko ntabwo rwo mu byanditswe. Hari ibimoto byabagaho byitwaga 125 wacyatsa kikagira imbaraga nyinshi kikenda kugurukana kikurusha imbaraga, noneho ariko abantu bakwicara ari nka babiri ukabona nibura kibashije gufata hasi. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, kugira ngo urisohoze bisaba ko usenga, ubashe kumitinga standard ya, bisaba ngo usenge ube wabasha kubona imbaraga zo kurishyira muri, kuko ijambo ry'Imana riri hejuru, riradusumba cyane muri kamere yacu no mu bitekerezo byacu. Niyo mpamvu rero mvuga ngo uhagaze yirinde atagira gute? Atagwa, kandi abishobozwe no gusenga. Ikindi navuga nuko tugomba gutekereza ubuzima nanone nk'urubanza. Urubanza pe rurahari. Ijambo ravuga ati Uwiteka afitanye urubanza n'abantu be. Harimo araho mu Bakorinto bavuga ati nimwisuzume murebe ko mukiri mu byo twizera. Ngo niyo wisuzumye ubasha kumenya niba ushimwa cyangwa niba uriho umugayo. Wisuzuma gute? Wirebera mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Iyo umaze gukaraba imuhira
wireba mu ndorerwamo ukabona ahantu handuye. Ngo ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Haleluya, haleluya. Hari igihe rivuga ibintu ukumva atari bwo buzima bwawe. Iyo usanze harimo icyuho hagati y'ijambo ry'Imana riri kuvuga ni ukubayeho, ugomba gufata action, ugomba kuvuga ndabikora gute ko ngwishije cyane, ko ntari ku meetinga standard, ko ntari kugera kuri mark, ko ntari kugera ku rugero rw'ibisabwa. Icyo gihe ugasenga Imana ikakwereka icyo wakora kugira ngo ugere kuri urwo rugero. Haleluya, haleluya. Kugira ngo udatsindwa n'urubanza, kuko urubanza rwatsinze benshi. Biravuga ngo umurimo w'umuntu wese uzapimwa, kandi abantu ngo umurimo utubatswe ku rufatiro ku munsi w'amateka uzashya. Ikindi mbona nuko ubuzima bwa gikristo mbubara nka marketplace, ahantu ku isoko hari ukugura no kugurisha. Isoko ryuzuyeho ibintu by'imbura mumaro, ibintu by'amafuti, ibintu by'iki byose, kandi abantu benshi nibyo bagura nibyo bahururira. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira twebwe ngo niba ushaka gushora imizi ugura ukuri ntuguranure, mu Migani 23:23. Ikindi nuko kuba ari marketplace nuko umwami aguha itaranto, kandi iyo taranto agashaka kuyigenza azabarana nawe. Narebye uwo bahaye itaranto 5 ngo yazanye izindi 5 baramushimira, uwo bahaye 2 yazanye izindi 2 baramushimira, uwangije imwe warebye uko byamukomereye. None se uzaba yangije 5 niwe bizorohera? Imwe uko yayangije ntabwo byamworoheye. Bavuze ngo bamufate kuki utafashe iyo taranto ngo uyane uyiha wari ufite 2 ngo anzanire urwunguko rwinshi. So ni no kuvuga ngo ibyo twahawe tubikoreshe neza byagukire umurimo w'Imana. Numva ko ariko nanone kugira imizi. Ikindi nuko ubuzima nanone nkuko nari nabivuzeho ko ni nk'ibiba n'isarura, kandi tujya turirimba imbuto ubiba, ibyo umuntu abiba nibyo agira gute asarura. Nuko ari byiza nawe ibyiza bizakuzaho. Haleluya, haleluya. Ibyo umuntu abiba nibyo agira gute asarura. Imana ntabwo inagurizwa izuru. Hari abantu bari kubona ibyiza, niba atari wowe wabikoze. Uzi ko Imana igirebera n'abana ibyiza base bakoze. Imana bati nibutse isezerano nagiranye n'umugaragu wanjye Aburahamu, kubw'ibyo Imana ikareba urubyaro rwe ikabikurikirana. Uzi ko Imana itwibuka kubw'ijambo yavuze kuri Aburahamu, kugira umubyeyi mwiza ni byiza cyane. Ariko natwe nitubiba imbuto nziza iratugirira umumaro, kandi igirire n'abandi bazadukurikira. Haleluya, haleluya. Sinzi uko umuntu wowe ubayeho, ariko hariho impamvu nyinshi abantu bamwe bagiye bagaragara nk'abadashoye imizi bakava mu byizerwa. Tugenda tunatekereza uko twaza gufata umusozo. Ikintu reka dusome iki cyanditswe bakinshyirireho. Yohana 8:43. Reka tuhasomera icyarimwe, sibyo? Hariya kuri screen murahareba. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Buriya Imana igira imvugo. Bibiliya iravuga ati mumenye icyo mushakashake uko mwamenye ibyo Umwami Imana agira gute ashima cyangwa ashaka. Yesu yarigishaga, ibyo yigishije ntaba ari byo bumva. Muribuka cya gihe tufate nk'ingero nkeya, barimo bacururiza mu rusengero, arabacyaha banga kubyumva. Hanyuma baravuga ati none se urakora ikimenyetso cyo kugira ngo tumenye ko wavuye ku Mana? Aravuga ati nimusenyure urusengero nzarwubaka mu minsi ingahe? 3. Kigaragaza ko batabyumvishe, babitwaye nk'ikirego mu gihe cy'urubanza rwa Yesu. Baravuze ati we yavuze ko urusengero rwubaka mu minsi 3, kandi urusengero yavugaga ni umubiri we. Haleluya, haleluya. Ni umubiri we. Hariho n'izindi nyigisho Yesu yagiye yigisha ntibazumve. Ese ibyo Umwuka Wera twigisha twebwe turabyumva? Ndakwingingira kugira ngo ujye wumva imvugo y'Imana. Inka iyo shebuja imenya ijwi rya shebuja. Niba shebuja akunda nko gukorora, yageze ku irembo akagira ngo uhita yabira. Uko yabimenye izi shebuja ko ariko imeze. Kandi niko ijambo rivuga ngo indogobe imenya shebuja.
ariko abantu banjye bananiwe kugira gute kumenya. Mureke tujye duharanira n'ibyanditswe n'ibinavugwa uburyo uti niki ubu ngubu Imana iri kumbwira. Haleluya, haleluya. Abo ngabo ro batumva ivugo y'Imana ushobora no gusoma ibyanditswe byinshi ntiwumvemo imvugo y'Imana kubera ko utagize umwanya wa meditation. Bisaba meditation, kubitekerezaho, kubyuza. Murabona inka uko itemagura ibyatsi hanyuma ikongera ikabisubiramo, noneho muri uko kubisubiramo niho bigirira umumaro. Ngo uwitegereza mu mategeko atunganye akayitegereza akitonda akayitondera, uwo niwe uzahabwa umugisha n'Imana. Kandi ikindi kintu Imana yigeze ivuga hariya muri Yesaya 8:20, rabati abantu bahura n'ibibazo aho kujya kwisunga ijambo ry'Imana bakajya kwisunga ibindi bintu. Ngo abo ngabo bisunga yabo ubwenge bwabo, bisunga abapfumu, ngo banwigira n'ibiki, ngo nibatisunga amategeko y'Uwiteka nibihamya Uwiteka nta museke uzabatambikira. Imana yakuriye abantu inzira ku murimo. Nkunda cyanditswe kivuga ngo ibyanditswe byera byose. Uhereye ku byanditswe by'amategeko, hari amategeko, hari ibyanditswe bivuga ubuhanuzi, hari ibyanditswe bivuga ivanjiri nyine. Ivanjiri ari ibyo Yesu yavuze nibyo intumwa ze zanditse ziri evanjiri. Hariho inzandiko epistles, hari inzandiko zandikiwe abanyamahanga, izo Paulo yanditse. Ariko hari n'inzandiko zandikiwe Abisiraheli, uhereye nko kuri uru rw'Abaheburayo, inzandiko zanditswe n'aba Yakobo, inzandiko zanditswe n'aba Petero zigenewe Abisiraheli. Ibyo byanditswe byose ubikomatanyirije hamwe byahumetswe n'Imana. Haleluya. Kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose, kumutunganya, kumuhanira kugira gute, gukiranuka, no kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye ngo abashe gukora imirimo myiza, ariyo ya mirimo twavuze yo kwera iki imbuto. Haleluya, haleluya. Ikindi mbona nuko twafata nk'umwanzuro, uko dusoma ijambo ry'Imana tugasenga bidutegura guhura n'umwami. Haraho Imana yabwiye abisi, nshyiriraho kuva 19 ngenda ngana no ku musozo, kuva 19 10 kugera kuri 11. Imana yabwiye Mose iti bwira Abisiraheli, yego. Uwiteka abwira Mose ati jya ku bantu ubeze none nejo bamese imyenda yabo. Komeza. Umunsi wa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubu bwoko bwose ku musozi Sinayi. Guhura n'Uwiteka ntabwo ari bya bindi tumenyereye. Nk'ubu turi kwitegura ko ku cyumweru ari umunsi w'igaburo. Haleluya. Ariko hari ibyo Bibiliya yita umunsi wo kugendererwamo. Umunsi wo kugira gute? Kugendererwamo. Ngo umunsi wo kugendererwamo umwami azadusange mu bwere no mu gukiranuka. Umwami azadusange turi tayari, kuko Abisiraheli igihe cyo kugendererwamo basanzwe batiteguye. Twebwe turitegura ko umwami azagaruka, kandi tugomba kumusanga mu bicu. Ntago tuzi umunsi ntituzi n'igihe. Biradusaba kwiyeza, kuko ngo ijambo ry'Imana ryo ritweza, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Haleluya. Imana itwejesha n'amaraso yayo, Imana itwejesha ukwatura nyine ikakubabarira. Tugomba kwiyeza uko bwije nuko bukeye, uko tugenda turushaho kwegera umunsi wawe wo kugenderwamo. Ntago nkuzi. Hari umunsi wo gukurwa mu isi, hari umunsi wo kuzamuka kw'itorero, hari umunsi mukuru nk'uyu tugira w'igaburo, umunsi tuvati. Abisiraheli nabo bagiraga iminsi mikuru. Iminsi mikuru yose tujye tuyikora twejejwe, tutagifite umusemburo wa kera. Haleluya, haleluya. Numva twavuga ibintu byinshi, ariko mu gushora imizi ni uguhora wiyeza, ugahora uharanira kugira ngo umubano wawe n'Imana utaza mu gitotsi. Hari icyanditswe kivuga ngo mu Baheburayo 12:28-29, nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana, kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Ni ngombwa rero ko tugira uyu muco wo kwisuzuma ku manywa na nijoro, kandi ibyiringiro byacu tukabikura mu bifatika, tukabishyira mu byo kwiringirwa nyine. Ikindi ni dushorera imizi muri Kristo, ngana ku musozo,
tuzabasha kurwana intambara nziza y'abizera nk'iri Paulo yavuze ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, ahasigaye ntegereje kwakira ikamba umwami azampa, ariko sinjye gusa nabategereje kuzaboneka kwe bose. Mureke twiringira Imana kandi twige kunyurwa nayo. Twabonye ko abisirayeli bagiye bivovota, dufite abakristo benshi batanezerewe kandi na zirambuto ziracyari nkeya. Urebye uburyo ingo uko zibayeho n'imigenzo n'imyifatire yacu ya buri munsi, ushobora kwisuzuma. Dufate urugero rutoya rwo kwisuzuma. Mu cyumweru ubusomye chapitre zingahe z'ijambo ry'Imana? Abarokore benshi abyuka ndimo kwisuzuma mu mishize, ndimo kureba nkibuka ukuntu nega mbyuka kenshi saa 9 z'ijoro ndimo gusenga, kandi atari ikibazo runaka ndimo gusengera. Ariko rimwe na rimwe usanga ibiri ibyo yita ibihendo by'isi n'amaganya n'imirimo yacu ya buri munsi byadutwaye, tugasanga dusinziriye noneho n'umwete. Kandi ijambo rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye iki? Hari umuzi ujyanye no gusenga. Muri ADPR ndabona ko gusenga babidutoje, ariko tubyongere, ariko cyane cyane no kumenya ibyanditswe, uwo muzi tubudevelope. Numva ikindi ni ukutarangazwa n'iby'isi. Hari aho Paulo yavuze, atanga urugero rw'umudamu witwaga Dema. Aravuga ati Dema yaransigiriye kuko yakunze iby'iki gihe. Dufite abakristo benshi bakunze iby'iki gihe, ntabona umwanya wo guterana n'abandi. Ukibaza ati muri iki cyumweru ibikorwa bijyanye n'iterambere ryo mu mwuka nakoze nibi? Sinasomye Bibiliya, sinagiye muri serire, ntabwo nasenze uburyo buhagije. Ese ubu ngubu imizi yanjye umuyaga uhushye ahari ni ese imvura nyinshi iguye nahagarara ndatsinzwa n'uburiganya? Ariko ndashima Kristo ko iyo miyaga yose byamuhuriyeho, ariko ntigeze akora icyaha. Ndagira ngo duhaguruke dusenga Imana tuzirikana amagambo Yesu yaravuze ati umuntu wumva ayo magambo yanjye akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye hehe? Tubivugira icyarimwe. Yubatse inzu ye hehe? Imvura yaraguye, imivu igira gute? Habanje ngo umuyaga urahuha, imvura iragwa, imvura ikurikirwa n'imivu, byose byikubita kuri iyo nzu. Ndagira ngo ubugingo bwawe, umubiri wawe ngo biravanga ngo mu binzu y'umwuka wera hari ibigeragezo by'uburyo butari bumwe. Niyo mpamvu twavuze ngo ndi muri Yesu ndamahoro pe, nshoreye imizi muri Kristo. Nidushoreye imizi muri Kristo ntabwo tuzabuza ibigeragezo kuza, ariko nibiza dushoreye imizi muri Kristo ntacyo bizadutwara. Ndakurahiye dukomere Imana amashyi ko yadusezeranije ko ururimi ruzaguhagurukira ntacyo ruzagutwara. Intwaro bacuriye kurwanya ubugingo bwawe nta kizagira gute? Ntizagira ikigutwara niba ushoreye imizi muri Kristo. Kandi niba ushoreye imizi muri Kristo uzera imbuto, niwe arizo mbuto kandi uzahesha Imana icyubahiro, uzakorera Imana nk'uko ishaka. Ese niko turimo kubikora? Ko numva abanyamahanga bari guhinyura itorero, tukabona urebye ukareba uko imiryango yacu imeze, ukareba igihugu cyacu amateka yabayemo, ukareba ibyabiteye, ukareba urabona urubuto rw'urukundo isubu turarwera neza. Hari abavuze ati mufite ishimwe risesekaye, bivuga gushima Imana, guhora ushima. Abantu aho gushima bari kwivovota, ntibanyurwa. Mwibuke muhaguruke, ndimo kuvuga ibyo dusengera n'ibyo ngibyo. N'ibyo ngibyo dusengera, n'ibyo ngibyo tugiye gusengera. Ngo abantu bazabarinda shima, ariko abakristo mureke uriyemeza ko tugiye kongeraho gushima Imana. Urubuto rwo gushima Imana tugiye gushima, kurushaho gushima ku gato no ku kanini, kuko byose tubihabwa kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ahari mu bintu byinshi navuze, nawe mu butayu bwawe haraho wageze ucika intege. Niba wumva ukeneye ko Imana ikugirira neza, watera intambwe ukaza hano, hanyuma n'ubundi nkongera ngasaba umushumba Aimable akaza akadufasha gusenga. Ariko imizi mureke dusaba Imana kugira ngo tubashe koko kuba abantu bahagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani.